Ngiye kubasuza cyane mwege mukunze kandi mukurikirana KERA TV. Turakunda cyane. Ushobora kuri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga udukurikiranye, ukunda kumva amakuru yacu y'imyidagaduro, ukunda kumva showbiz zigenda twagezaho zano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni iby'agaciro. Ngiye basuza cyangwa uje kuri host y'uyu munsi nkaba nitwa Confiance. Ntangira ngo turakora subscribe. Ngiye mwibutse rwose kandi aho mutuka kabisa tukugezaho amakuru menshi cyane kandi meza. Twarabyiyemeje kugezaho imyidagaduro ntacyo uzatuburana muri uyu mwaka ndetse n'indi bizakurikiraho. Turi tayari kujya tukubwira amakuru ari update n'amakuru amwe ukeneye iby'abamare. Uyu munsi tugiye kukubwira kuri inde ajya tubwira ngo be tayari. Tuje kubwira kuri The Ben ufite kwiza tunota muvuga iki uyu musaza muri uyu mwaka kabisa yayiyemeje kudereza byinshi cyane ari kuvugwa nibyo biranga umustar cyangwa abo banze umunyarwanda. Akenshi hari bamwe bingi bamaze kubigira ibyabo niba nta n'indirimbo, niba nta hit shyashya, ugomba kuba kabisa, ugomba kuba ufite ikintu runaka kiri gutuma n'ubundi ugomeza kugaruka mu matwi y'abantu, kiratuma ujya mu itangazamakuru. Ibi ngibi bikabifasha umuhanzi n'igihe yagize projet abasha kubashyira hanze, kuba yakurikiranwa kandi gakundwa n'abantu bagiye batandukanye. Ibi ngibi abenshi byo bamaze kugenda babigira ibyabo kandi koko nibyo byo bituma n'uruganda rw'imyidagaduro muri rusange rukora kandi rugatera imbere. Icyo tuje kukubwira kuri The Ben nyuma yo gukora indirimbo na Diamond si ibyo hagarukiye kuko ni byinshi cyane tukimuvugaho, kandi nyuma yaho nta yindi yaguha bigaragaza ko umuhanzi ibintu arimo abizi. The Ben ibintu arimo arabizi kabisa, yiyemeje kuduhereza amakuru natwe tukamuvugaho kuko ni icyamamare kandi koko n'abafana bose muri rusange bagomba kumenya umuntu wabo, umuhanzi nkunda. Iyo umuntu nkurikirana ibyemeze gute nibyo kuno minsi abantu bamaze iminsi bamwishyuza indirimbo bamubwira ati se basi ni album niba ntayihari, bamubwira bati se mu by'ukuri niba ya album ntayihari kuki nta kindi watwara ngo twereke duhereza indirimbo shyashya. Bindi dushaka indirimbo shyashya, dushaka hit shyashya The Ben bikore. Urumva ni ikibazo iyo abafana bagezeho kujya kwibutsa kubahereza hit baba bakwereka urukundo bagufitiye. Ariko namenya ko The Ben bana we ntabwo yicaye gutya gusa, afite byinshi agenda ategura, afite byinshi ari kwigaho. Gusa kuri uyu mwanya icyo tugiye kuza tukubwira muri rusange ni urugendo ari guteganya kuba yakurira umugabane wa Afurika, ari guteganya kuba yagaruka mu Rwanda. Imwe mu nkuru zikunda zivuga gutangazamakuru bitandukanye, imwe mu nkuru ku Nyarwanda ivuga ko The Ben ashobora kuba agiye kuba yagaruka mu Rwanda. Aho ngaho ni tariki 23 z'ukwezi kwa munani. Ni by'agateganya kuko ubwe atari yabitangaza, ahubwo ari mu makuru agenda avuga ko ashobora kuba yaza mu Rwanda. Tunabihuza cyane namwe mu makuru ariho n'ubundi asanga muvugaho iby'urukundo rwe na uwukeza Pamella, umukobwa amaze iminsi bakundana cyane. Uyu nguyu wageze kutabera na Miss Rwanda mu myaka yagiye itambuka, bivuga ko ashobora kuba aje kumukwa. Ese byaba ari byo? Reka tubitega amaso. Buri wese yatekereza ibyo ufite ukibaza niba zabaje mu bijyanye n'igikwe kuba yabyigoye kanabikurikirana cyane. Ariko murashatse yanavuga ko yanaza mu gitaramo. Tubabwira ko witwa The Ben na Meddy ntibashobora kuza mu Rwanda nta gahunda ikomeye runaka ibazanye. Bitandukanye nuko bashobora kuba bazenda bagatebera muri East Africa, muri Kenya, Uganda ndetse Tanzania ndetse n'ahandi. Ariko kuza mu Rwanda bari impamvu, haba ari deal, ntago byaba ari byo gusa. Muri rusange ushaka kwitega ati se The Ben 23 z'ukwezi kwa munani namusaje byaba bimeze bite? Ni gitaramo no bukwe na Pamella. Okay, katubitega amaso. Gusa sibyo gusa, ikindi twagenda tukubwira kuri The Ben ni uko nubwo bavuga ko hari bateganya ko ashobora kuba yaza mu Rwanda tariki 23 z'ukwezi kwa munani. Aho ngaho gusa hagati aho ngaho mbere yaho mu kwezi kwa karindwi twatangiye mu mpera za tariki 30 arateganya ko agomba kuba ari ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cya Sweden, aho agomba kujya gutaramira abatuye igihugu muri rusange.
ngomba kugenda abahereza show, gusa kuba twabihuza twibaza niba ariko imeze, niba azagerayo nyuma y'akazaza no mu Rwanda kuba yahataramira cyangwa se yagenda akomeza n'ibindi bitandukanye, kandi ibyo byinshi tugiye twiteze kuri The Ben. Ikindi twagenda tukubwira ko nuko nyuma yo kuva muri Uganda aho yakoreye igitaramo mu mujyi wa Kampala, The Ben ntabwo asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yaragiye agaragara mu gihugu cya Tanzania muri studio, imwe muri studio zikomeye cyane y'umusore yitwa Aba. Ngira ngo muramuzi cyane uyu Aba, agiye gukora indirimbo nyinshi zaba Juma Jux, zaba Alikiba n'abandi benshi bagiye batandukanye bakomeye mu gihugu cya Tanzania ndetse n'ahandi, ndetse n'abandi bahanzi batandukanye barimo no muri Kenya. Yagiye akorera umusore muri studio nziza cyane ikomeye, yagaragara ari kumwe na The Ben ni mu mafoto, yagiye acicikana. Bishoboka ko bashobora kuba bafite gahunda y'icyo bari gukorana. Nibyo koko kuba bagaragaye bari kumwe muri studio nta wakwibaza ati ni ikindi, bigaragara ko imwe mu ndirimbo turi kwitega The Ben ishobora kuba yagiye hanze yitwa Aba, ashobora kuba ari umwe mugiye kuyikoraho. Binagaragara ko The Ben akunda gukora n'abaproducer bakomeye, cyangwa yakoranye na Medbeat si umuproducer woroshye tumva ngo ni umunyarwanda aho ngaho, ni umuproducer ukomeye cyane uko indirimbo mpuzamahanga ziri international nyine yakoze uyu Why, n'ubu ngubu tumye The Ben tukimuvugaho da. Nibyo muri rusange icyo twabanye tukubwira cyo nuko The Ben afite projet nyinshi cyane. Icyo twakubwira ko ashobora ateganya kuba yaza mu Rwanda mbere yaho azaba yatamiye mu gihugu cya Sweden ku mugabane w'Uburayi. Akora icyo twakubwira ku mukunzi we ndetse n'umufana muri rusange, akaba twatukuye kuri The Ben. Tunavuga tise bijyanye n'ubukwe mama w'ikize pamella zamukwe bingana iki, ntabwo byoroshye, nisho bro, ntabwo zabyoroshye cyane. Icyo twatukubwiye nje nitwa Confiance, nkwibutse kubwira ati kuri subscribe kuri Code Raba TV tukugezeho byinshi cyane, ntuzatura n'amakuru. Thanks, stay touch.